atini mu by'ukubu ibisa n'urwabireze onsaru iraninde uhama gawe na Yesu niwo gawashaka umwita bishumutima utimwa minyakira nuzahe ekure cyane wa mama zibya Yesu abagu yebari hafi n'abazi mienabo umuri muradutota dufitu ngetemuke nuburi nejumusange utimwa mifashu nuguta zigushomoka kukuta rumuhanga hamyagu sako wamenye ko Yesa babarira ucyubwira abandi bose ibyo yagukoreye n'ukumwi ngagufashe utimwa mifashu ucyubwira abandi bose ibyo yagukoreye n'ukumwi ngagufashe utimwa mifashu utimwa mifashu utimwa mifashu. Murakoze. Hano ni kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango. Uyu ni umunsi wa 36 w'amasengesho y'imisi yacu 40, aho twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego. Umubare bantebereho agomba kugira ubuzima bufite intego. Kuri uyu munsi wa 36 w'amasengesho dufite icyigisho gifite intego igira iti waremewe kujyana ubutumwa, aho tubisanga muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 24. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ikiza mbere y'ibindi kuri njye ni ugusohoza ubutumwa nahawe. Numva nk'umukristo wahamagawe ibyiza ari uko yasohoza ubutumwa yahawe n'Imana kugira ngo abe nkore neza bandebiriho. Umurimo twahawe n'Imana n'ubundi niwo uzatuma Umwami Imana aduhereza ubugingo buhoraho. Waremewe kujyana ubutumwa Imana irimo gukora mu myisi
kandi ishaka ko uyisanga ugafatanya nayo uwo murimo. Nibwo butumwa washinzwe. Umurimo wawe nibyo ukorera abizera, ariko ubutumwa nubwo ushyira abatizera. Twaremewe kujyana ubutumwa. Imana irashaka ko abizeye twe twafasha benshi guhindukira bakamenya ibyiza Imana ikorera abayo. Urugero, abizeye turakwiriye twera imbuto, kandi nizo zigaragaza ko koko twihanye. Imbuto ziri mu buryo bwinshi. Igihe umuntu yarwaye, ikigaragaza ko weze imbuto uramusura. Aho Yesu yavuze ati, nari ndwaye uransura, nari nshonje uramfungurira. Burya ibyo bikorwa amaze kumenya Yesu, uwizeye ko Umwami Imana yacu afite ubushobozi n'imbaraga. Ariko dufite n'ikindi gice cy'abatizeye. Abatizeye rero, uwo niwo wa murimo wacu wo twaremewe kujyana ubutumwa. Dufite intumbero ndetse n'umukoro wo kugira ngo duhindurire benshi kumenya Imana, duhereye ku baturanyi, duhereye ku miryango yacu batari bamenya ko Yesu agira neza. Ubwo butumwa ni ubuhe? Ni ukugeza abantu ku Mana. Bibiliya iravuga ngo Kristo yinze natwe, arangije aduha ubutumwa bwo kubwira abandi ngo nabo biyunge nawe. Tubisanga mu Bakorindo ba kabiri ibice 5 umurongo wa 18. Gusohoza inshingano yawe yo kuvuga ubutumwa ni kimwe mu by'ingenzi biranga ubuzima bwo guhesha Imana icyubahiro. Mu nshingano iruta izindi, Yesu yavuze ati, mujye mu mahanga yose muhindurire abantu kuba abigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi mubigishe gukora ibyo nababwiye byose. Tubisanga muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Iyi nshingano yahawe buri muntu wese wizeye Yesu. Iyi nshingano ntabwo ari iy'abapasiteri cyangwa abamisiyoneri. Iyo ni inshingano yawe wahawe na Yesu. Ntabwo ari umurimo ushobora gukora igihe ubishatse. Ushobora kuba utarigeze utekereza ku Mana yagushinze abatizera muturanye. Nyamara Bibiliya iravuga ngo ugomba kubabwira kugira ngo babeho. Nutavuga ngo ubwire abanyabyaha bave mu nzira zabo mbi, bazapfira mu byaha byabo. Tubisanga muri Ezekiyeli ibice 3 umurongo wa 18. Umurimo wo kuvuga ubutumwa harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, gukorera Imana no kwihagararira. Icya kabiri, kubwira abandi uburyo babona ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cyiza dushobora kubakorera. Ikibazo kimwe abantu bamaze igihe mu Kristo bagira, nuko bibagiwe ko ubuzima butarimo Kristo butagira ibyiringiro. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana, ugomba gutwara ku mutima wawe iby'Imana ishira imbere. Kandi icyo Imana iha agaciro kurusha ibindi byose ku isi ni agakiza k'abantu yaremye. Ishaka ko abana bayo bazimiye bagaruka mu rugo. Ingingo yo kuzirikana kuri uyu munsi, naremewe kujyana ubutumwa. Umurongo wo gufata mu mutwe turawusanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Ikibazo cyo gutekereza, nibiki bintera ubwoba bikambuza gusohoza inshingano yo kubwira abantu ubutumwa Imana yampaye? Ni iki kimbuza kugeza ku bandi inkuru nziza y'agakiza? Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakunzwe.